Yes ngohereza ikaze wo subscribe ku Murava News kabisa ndakubwiye ngo abariyo bakomeje kubyinira hejuru bavuga ati thank you Tuyisenge Arsene niwe nitwe twakwise tuguma ati nitwebwe kabisa twakereye iri zina rya Arsene Tuyisenge tuguma kabisa ati niyo mpamvu rero tuvuga ati hejuru cyane imitima ati ubutumwa rwose intumwa yacu ati warakoze cyane imitima bariyo bakomeje gushunga muri mitima myinshi cyane kabisa muri comment bandika ati wakoze cyane Tuyisenge Arsene tuguma kabisa ati ubutumwa kabisa intumwa nziza cyane twaragutumye ariko byo twagutumye kabisa ati warabikoze kandi wabikoze ati byanagenze neza cyane ni nyuma yuko Tuyisenge Arsene afashe baro rwose akayijugunya hejuru mu kirere hejuru cyane mu kirere hejuru mu kirere kumve ngo ni hejuru cyane mu kirere avuga ati sinahe mu kirere bariyo kabisa utubutumwa bariyo bampaye ngomba kubusohoza neza kabisa nibi byabaye mu gihe mu gikombe cya Sekafa Kagame Cup cyaberagara muri Tanzania finale kabisa ubwo hari hasigaye ko uwo bita Tuyisenge Arsene agomba gutera penalty rwose ubundi rwose bikagira gutya bakahita bigira gutya rwose ubundi bikagira gutya rwose igikombe APRF kakizamura Tuyisenge Arsene aravuga ati ngewe abariyo bampaye ubutumwa sinshobora kubugira gute kubutatira binavugwa ko rwose bita Tuyisenge Arsene yamaze guhabwa ubutumwa avuga ati penalty ngomba kugira gute ngomba kwita hejuru mu gihe abandi bose bagiye bazinjizamo ndetse sinazo gusa bashizemo nizo bushize nazo bagiye bazinjira Tuyisenge Arsene nanjye mbona abandi bakina avuga ati turabizi bakamukomeza bavuga ati turabizi neza watumwe kandi ubutumwa ko bwagenze neza abakinyi bose nakurwe bari bumuye kabisa bicaye mavuga ati Tuyisenge Arsene intumwa ya Rayon Sport ubutumwa bwawe bugiye bwagenze neza ku mbuga nkoranyambaga abo bita barugaje urigani abo bita Lorenzo ifomo abo bita bamutangazaje abo bita bakazungu Clever abo bita ba Sam Kalenzi benshi bavuga ati kabisa intumwa ya Rayon Sport rigaragaje ati urakoze cyane ubutumwa kuba ubutanze neza kabisa ubundi bita Ladies Arrow guturuka mu gihugu cya Zambia igikombe cya Sekafa yaje nk'intumwa igikombe itikizamura avuga ati turakizamuye kabisa bivuze ngo rero bivuze ikireba bisobanura ibintu byinshi cyane kuri Tuyisenge Arsene ugikoze bino binavuga ati ngewe ndi intumwa y'ikipe ya Rayon Sport ngomba kugira gutya rwose ubutumwa ukajya gute bugatambuka kabisa ibi byabaye byishimo kuba Rayon weekend nziza kuba Rayon bivavuga ati nyuma yuko dutuma ikipe yazamura reka tunayishimangire kabisa tunayambura igikombe Tuyisenge Arsene umukinyi wacu agire gutya rwose igikombe akijugunye hanze reka twigarukire rero gato cyane rero ngira ngo hari umuganga abantu benshi mazimisi babona kenshi babona ari gukora ibitangaza babona ari gukora ibitangaza ari kugenda afasha abantu ari kugenda avura mu buryo bugiye butandukanye nawe rero ushaka ufite ibibazo by'inyatsi by'ukora business ukona nagiri kugenda muri niba unacuruzwa n'abakiriya ntago bari kuza abakiriya kona ntago abakiriya ntagenda ntabo aburafata amafaranga kona ntago uzahana ari kujya ufite inyatsi ufite ibibazo bigiye bitandukanye mu kazi kawe ufite ibibazo ndetse hari n'abantu bakuriye amafaranga bagiye bagutura bakuriye amafaranga bakwambuye mu buryo bugiye bitandukanye aho ufite uburwayi bugiye butandukanye yamaze iminsi ari gufasha abantu bari mu bihugu bya Oman ndetse no muri Arabia Saudite nawe urashaka kuba yagufasha hano mu Rwanda kabisa ngira ngo umwe mu bagabo mu byukuri mo barafasha abantu benshi rero nawe yagufasha kabisa rero nta kindi fata iyo nimero iri aho kabisa ngaho kuri screen yawe washika wamuvugisha mwandikire kuri WhatsApp cyangwa se umuhamagare ubundi agire gutya rwose agufasha kabisa ryake ibintu bya byose bigenda neza akazi kawe kagenda neza business zawe zigenda neza uburwayi ufite bukire inyatsi zikira guha amafaranga atanga n'amafaranga uyu mugabo rwose ajya bite mukavugana wamubwira ibibazo bya kumva ibibazo by'ubukire akavuga ati bigenze gutya umude nkwihera amafaranga wibereho nawe ugenda wibereho rwose navuye ngo abakozi abantu benshi bakomeje kugenda abafasha mu buryo bugiye butandukanye twigarukire rero n'amakuru ya 10 twigarukira amakuru ya 10 nyuma y'ibyo Tuyisenge Arsene akoze bisa nkaho rwose binatumye ikipe ya Rayon Sport igaruka mu bihe byiza byayo byo kuvuga ngo we are here to start nyuma yuko ku munsi w'ejo mwazo mubona rwose igira gutya igafata uburyo bita Azamu kavuga ati Azamu ndabizi uzakina na APR ariko ngwino ugire gutya ugire kuntu bigaragaza ngwino ukora agashya ngwino ukora agatendo rwose ugire gutya rwose umenyere Kigali ikibuga cya Kigali umenyere ikirere cya Kigali tugutembereze tukumenyereze tugire gutya tugutembereza ahantu hose ubashe kumenya ngo bimeze gute ubundi numara kuhamenyera uzagiye gutya tukubitira APR nta kibazo gose gihari rero ni nyuma yuko APRF ikomeje guhura n'ibibazo byo gupfunyikirwa abakinnyi bagiye batandukanye kagira abakinnyi mu byukuri badafunga baro mu byukuri nk'abo bitango baramputi nabandi bakina iminota 15 gusa ya nyuma ukibaza tese uyu mukinnyi azinjira mu marushanwa cyangwa kamarushanwa agiye gutangira ejo bundi ese inadamuka adafashije ikipe ya APRF mu marushanwa mu byukuri kuza muri championnat zabaje gukora ikikuru n'abasangwa yakinishaga abanyarwanda nabwo bagatwara champion ukibaza ngo ikipe ya APR ifite ibibazo bigiye bikomeye cyane rero ngira ngo nahoza nabona rwose umwe mu bayobozi ikipe ya APR rwose bamubaza tese mu byukuri bundi bimeze bite ati ese muzongera mugura umukinnyi uvuye muri Rayon tire kare ntabwo twakongera kugura umukinnyi uvuye muri Rayon kubera ko iyi ni intumwa
ati ni intumwa rwose, izi ni intumwa rwose ziba zirimo zirigendera. Niyo mpamvu rero Sport avuze ati muma yuko dutakoze ubutumwa rwose, ubutumwa bwacu bukagenda neza cyane rwose, nta kibazo ubu ngubu gihari, habe namba, nta kibazo na kimwe gihari kabisa. Bigaragara ko Rayon Sport mu by'ukuri ubutumwa bwayo, intumwa yayo yakoze akazi kayo kandi akoze akazi kayo neza, nyuma yuko rero penalty iyijugunye rwose, kayijugunya mu kirere. Tuyisenge Arsene mbibutse ko rero numwe mu bakinnyi bagiriye ibihe byiza cyane muri Rayon Sport, yanasinye mu ikipe ya APR avuye muri Rayon. Mugaruka kuri icyo kintu, uyu mugabo yasinye muri ikipe ya APR avuye muri Rayon Time, aba mu GTC muri iyo mezi utete tumeze neza cyane kabisa. Ndamutse nongeramo kandi ndamutse ngiye mu yindi kipe sinahemukira Rayon, sinahemukira bari. Aya magambo yavuye muri Rayon Time, aravuga ati ngiyewe nta kibazo n'iki kimwe mfite rwose, we are here to compete, we are here to fight. Ndakubwiye ngo abari babateguye abahungu, ndakubwiye ngo Rayon nta muntu uzayicika uyu mwaka, iba yateguye, yamaze kumenya icyo bita gutegura impande n'impande, intumwa ikazohereza. Nahoze nabona abana bazo umuyobozi atese ko twatumaze iminsi twumva izimwe mu ntumwa bavuga atese uwo bita Mitima Isaac ngashobora kuza mu ikipe ya APR FC, ubwo niyo yabaye intumwa yindi yakanga nyuma y'izindi zitazwi, ati ntago dushobora kongera kugura umukinnyi rwose uvuye mu ikipe ya Rayon Sport, kubera ko izi ntumwa nizo zizadukoraho rwose, izi ntumwa nizo mbona zizadukora, zizakora amabara rwose, zizakora amabara. Ni nyuma yuko Tuyisenge Arsene rwose akomeje kujya gute tije imbuga nkoranyambaga, niho mbona bita Lorenzo bavuga ati rwose intumwa yakoze akazi, barugaje urigana ati intumwa yakoze akazi. Amandi ngo abanyamakuru babareye rwose bavuga ati intumwa yakoze akazi, aho bita Sam Karenze ati intumwa Sam Karenze umwe mu bakunzi ba APR, ariko abavuga ati intumwa yakoze akazi. Ndetse na Kazungu Clever ni intumwa, ni umukunzi wa ikipe ya APR, nibo bita mutangazaje bose bavuga ati mu by'ukuri iti iyi ni intumwa, takazi yakoze kari gakenewe rwose kugira ngo abafana ikipe ya Rayon Sport agiye gute bamushimire. Ati ngiye nta yindi nyiturano yo ngomba kugira gute kwitura abareo, baranyeretse urukundo ubwo nandi muri Rayon Sport. Wibuke ko uyu muhungu mu by'ukuri yaje mu by'ukuri abantu benshi bavuga ati uyu ni umwana uvuye mu ikipe iranga iri hasi, ariko Rayon Sport yaraje imuzamurira profile, itangira kujya imwerekana, atanya kujya hamagarwa mu ikipe y'Igihugu Amavubi, bakavuga ati uyu mwana ariko nyuma ko hamagarwa mu ikipe y'Igihugu Amavubi ntago mu by'ukuri ahamagawe vuba, ariko bwo bitewe nuko ari gukina mu ikipe iri kumumurika, iri kumwerekana. Rero baramuwazaga tese mubwo yazaga muri Rayon Time, baramuwazaga tese wa mugabo we ni icyo ubona wazitura bariyo yaguhaye umwanya ukabasha gukina neza, ukabasha kwigaragaza, ukabasha guhamagarwa n'ikipe y'Igihugu Amavubi, kamba mwenda ikipe y'Igihugu Amavubi. Ibintu urabivuga iki? Aravuga ati ngiye ku giti cyanjye ntacyo mfite nakwitura bariyo uretse kubashimira, nkababwira ati kabisa mwarakoze, buri kimwe cyose aho nzabasha kurugira gute kubarwanirira nzahakora. Yabikomeje kubishimangira rero ubwo yagiye gutera penalty, avuga ati ngiyewe sinshobora kwinjiza ngo mpeshe igikombe ikipe ya APR kabisa. Ati no ku maderibi baramutse banshyizemo nahindukira ngatera paveri nkamucomeka igitego ubundi kikajyamo. Uyu mugabo numwe mu bagabo mu by'ukuri kuvuga ngo barase penalty ni ibintu bitabaho, ntabwo arata penalty. uyu mugabo ko n'ubusanga n'amakufura ajyaga ayashyiramo akiri muri Rayon Sport. Wibuke neza cyane kiri cya kabiri uyu mugabo yahembwe nk'umwe mu bakinnyi mu by'ukuri bagize ibitego byiza muri shampiyona, ibitego batera muri sirifasi birenga abakinnyi nk'abangahe ni nk'abawuna n'abangaba, ni bamwe mu bakinnyi bakina ku mpande ariko babahanga mu by'ukuri. Uyu mutipe ni umuhanga nimero ya mbere kabisa, mvuze ko ari umwe mu banyempano u Rwanda rufite, ntabwo naba mbeshye, mvuze ko mu banyempano u Rwanda rufite rwose, ntabwo nambeshye. Reka tukomeze rero, ngira ngo impano baze kubambira ati uze kuza kuyushamo gato utwereke, hari video twigeze kubona uwo mugabo rwose w'umuganga arimo aratanga amafaranga ku muntu uti twigeze kwibona rwose, ati uze kunyuzamo uyiribeke. Reka nyiberekere ubundi tuze kuza komeza n'amakuru yacu imikino, ubundi amazi komeze afashe abantu tayari.